Amen. Reka nakira ibibazo tugarukira aha ngaha wenda turaza gukomeza. Niba hari umuntu waba ufite ikibazo yakubaza batuzanire mikorofone wenda ntabwo ufite ikibazo barahari bakumere mikorofone tubaze kugira ngo twakire ibibazo nka bitanu wenda noneho dusubike mu gatoya. Murakoze cyane. Wakubwira amazina noneho ukabona kubaza niko mu buyobozi bumereye ugiye kuvuga nk'umuntu w'umunyacyubahiro avuga njyewe nitwa kanaka nari mfite ikibazo kimeze gutya, sibyo? Tujye twitoza kuvuga nk'abantu basobanutse. Murakoze cyane. Njye nitwa Peter. Yego Peter. Mugize neza n'ubu muratugura ibintu byiza birimo biradufasha kandi turakomeza tubaze ariko ugenda baza akabazo kamwe bunini hereye kuri icyo kibazo bunini urangiza kutubwira ababyeyi bo mu rugo. Iki bibazo cyane cyane kubera ubuhunzi twebwe twagiye tunyura ahantu henshi. Nanjye nabatirijwe muri Kongo iyo muri Busuru. Hari umushumba wambatije mvayo izi Rwanda muri restoration nderwa n'undi mushumba mvaho izi Nyamagabe muri restoration turatangirana nderwa n'undi mushumba ngera Moji tugeze hano kandi nituva hano turimo turerekeza bamwe barimo barajya ahatandukanye uzabona abandi bashumba wenda tuzagirirwa amahirwe yo kubana n'uyu mushumba cyangwa se n'abashumba bacu. Nibaza abo babyeyi bawe bose niko bose hagati teni washingiye Wakubatije wagushingiye washingiye bese dufite ababyeyi benshi kandi twagiye tunyuramo bitewe n'ibibazo n'aho twagiye tunyura. Nibaza ngo ese baradufasha cyane kuko ni ukubariza kumenya n'iyo tuzajya bimeze gute bidusobanurira. ugifite mikorofone kubaza akabazo. Iso wanyu ntabwo aba ari so. Iso wanyu ntabwo aba ari so. Data wacu abari data wacu Masano ariko mu rwego rw'amategeko niko navuga hari ibyo nagomba papa itegeko bavuga ko iso hari uwaziwe none igihe iso atariho muceceke turimo turabaze igihe iso atariho n'urugero yarashaje hakaba hasigaye iso wanyu kandi nta kibazo mugirana nawe agutoza neza yaragutoje neza nka so wanyu. Inshingano ugiye gukora ubukwe iso wakubyaye adahari ariko wararazwe na so wanyu kandi nta kibazo mufitanye ntabwo azahagarara muri bwa bukwe agahagarara nka so ukubyara mu kigo cye. Aha noneho no mu muhamagaro urabyemeye? ndabyemera rwose. Good. Siko bimeze ibi bitweretse ko mu mubiri umuntu agira ababyeyi benshi. Iso ukubyara ariko so hari igihe kizagera akaba utakiri kumwe nawe ariko hakaba hari undi uri kumwe nawe. Uvuze ko wanyuze mu babyeyi benshi mu bashumba benshi ariko hari uwo muri kumwe nonaho ubu ngubu. Umubyeyi wawe w'umwuka ni wo muhagararanye nonaha aho urimo gukorera kubera ko abo mwatandukanye nyine ntimukiri kumwe nyine ariko aho uri gukorera aho ufite inshingano uwo ni wose. Bariya basigaye ari ba so wanyu. ubwo ni n'abana wenda nkajya Australia umushumba wanyu Yes. Aha. Australia muzahasanga undi mushumba aho uzasengera uyu ngazaba abaye so wanyu urazaba ari so. Noneho wemuretse manza nanjye kumusubiza azaba abaye so wanyu ariko uzi impamvu tugira imiryango tukagira n'umuyobozi w'umuryango. Ba so wanyu bose ntabwo muhuza. Ba so wanyu bose ntabwo ari kubakunda. Ba so wanyu bose si kubiyumvamo. Siko bose bakora inshingano z'ababyeyi. Siko bose ari abajyanama bawe. Nawe ubwawe si ku mutima wose ubiyumvamo. Muri ba so wanyu harimo umwe wakubereye icyitegererezo kurusha abandi. Ejo hari igihe tuzagera wumva igihe cya wa muhamagaro wawe kigeze ukavuga ngo mfite ba data bacu benshi nanyuzemo ariko mfite umwe w'icyitegererezo
nabahaye ubwira ngo ko nari mfite abantu benshi, mufite abashumba benshi cyane mwakagombye guhamagara, kuki ariko mwagiriye icyizere? Uyu nguyu Bishop Francois nubwo ataje ariko yari afite ba se wabo bagiye bamurera benshi cyane bo mu mwuka, ba se wabo, ariko baravuze ngo Bishop Francois yabaye data. None bitewe nuko muzi inama ze, ubujyanama ze, yambereye umubyeyi, birakwiye ko ngira gute nkamuzana. Noneho Iso nawe aracudika agira inshuti ze, akavuga ngo noneho ko mfite inshuti ntabwo nyinshi, ariko mfite inshuti yanjye, reka ize mu kigo cyanjye. Tujya tubona mu gusaba no gukwa Iso adahari, ariko bakavuga ngo usaba akavuga ngo mpagarariye umuryango wa runaka utakiriho, yarapfuye cyangwa se ari hanze. Kubera wa muntu yagiriwe icyizere niwe bahaye ubwo bubasha bwo guhagarara mu kigo cy'uwo muryango. Ndagusobanuriye neza? Urabizi Imana geraho microphone. Nitwa Ndayisenga Prosperi. Yego Ndayisenga. Mfite utubazo tubiri. Icya mbere ni umudiyakoni. Yego. Wavuze hejuru y'abadiyakoni, uravuga ngo tugomba kumenya ubuzima bw'abashumba, uko biriwe, ko baramutse, ibyo babuze. Mu gihe umushumba dusanze urugero nta myenda afite ihagije, ese amafaranga yo kubigura avahe, twayakura he? Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Icya kabiri, wavuze ibintu biranga umuntu wahamagawe. Icya mbere bavuze kuko agomba kwihanganira intambara ahura nazo mu muhamagaro. Icya kabiri baravuga ngo bafite ubudahangarwa, icyo gihe akumvirwa kandi akemera. Ese iyo avuze wenda atanze igikorwa mu bo ayoboye, ntibabikore, ntibumvire, icyo gihe abatarinjira mu muhamagaro neza, ni iki kiba kibura aho ngaho? cyangwa baritaka cyangwa barigerageza kujya wari wabuze. Sawa, murakoze cyane. Reka mbere kucyo wabahereyeho. Ijambo umudiyakoni risobanura ubugenzuzi mu Kinyarwanda cy'isi. Ni umugenzuzi ugenzura ibintu bitagenda neza. Nubwo tubakoresha bamwe hano imirimo, ariko umudiyakoni na protokoli ibyo biranatandukanye. Noneho umudiyakoni ni umugenzuzi. Nabahaye urugero ko ugomba kugenzura ukamenya ngo ese uwamushumba wanjye, umubyeyi wanjye yabonye icyo kurya. Tubigaragara mu buryo bw'umubiri. Wabaye mu mujyi, ababyeyi basiga mu cyaro n'urugero, kandi ugira umugisha wo kubona amafaranga. Uribaza, ese umubyeyi wanjye yabonye icyo kurya? Umubyeyi wanjye yaba yambaye agakote cyangwa ikayi biramwica? Umubyeyi wanjye yaba afite aho kuba? Bwa bugenzuzi bwawe ukavuga ngo noneho reka ngire icyo nakora. Ntabwo ari umushumba gusa, ntabwo ari na ngombwa ko bene data dusengana hari uwo wirukana mu nzu ukabimenya uri umugenzuzi ngo byihererane. Hari icyo ugomba gukora n'umugenzuzi ukaza ukatubwira ati rero hari ikintu numvise, hari umubyeyi dusengana ariko yabuze amafaranga yo kwishyura inzu, none bagiye kumusohora, dukora iki? Nka bene se tumureke bamujugunye hanze? Ni inshingano z'umugenzuzi. Noneho twebwe ukabibwira, ubibwiye komite. Dushobora kwicara na komite cyangwa se abo bibwiye icyo kibazo tukacyumvikanaho, tukavuga tuti twebwe kireze ubushobozi bwacu, reka tukizamure hejuru muri administration, tuteze ku bayobozi bo hejuru ku mushumba. Nimba bishoboka twicare ku cyumweru duterateranya amafaranga mu itorero, ariko uwo mubyeyi ye kujugunywa hanze n'utwana twe. Ariko byatangiye ari ubugenzuzi bw'umuntu wagenze yamenye ikibazo kirimo, aho kugira ngo cya kibazo nababwiye ngo hari umugenzuzi mubi amenye ikibazo, aho kugira ngo ashake inzira yo kugikemura, ahubwo akagenda agihindura amagambo.
kwa pasiteri ntibajya, kwa pasiteri yambara agakote kamwe, pasiteri yambara agakweto kashaje, kumbe wabibonye ariko wabikoze mu buryo bubi, warikuza ugafata babayobozi muyobora ukababwira ngo ariko badiyakoni bagenzi banjye, hari ikintu nabonye kitari kugenda neza, none dukora iki? Mukagishakira umuti, kuko baravuga ngo ahari abantu ntihajya habura igisubizo, hari ubushake rero icyo ngicyo cyo ubugenzuzi ntabwo ari kwa pasiteri gusa, ahubwo no mu bantu bose musengana uri umugenzuzi ugenzura ibitagenda neza, sibyo? Wabajije ngo none ngo ayo mafaranga ava he? Ava muri twebwe, ntabwo ava mu mufuka wawe. Yenda bibaze zamenya ko kwa pasiteri baburaye bivuze ngo nijye ugomba kwikorera inshingano zo kujya kubagaburira. Oya, ubaye bifite bivuye ku mutima wanabikora. Ubaye usanze mwene so ashonje ufite ubushobozi ntiwakwemera ko yicwa n'inzara ari mwene so. Bibiliya ivuga ngo tugirire neza bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Umugenzuzi mwiza ni uko abigenza. Ibyo udashoboye twese ntabwo bitunaniye, ariko binyuza mu nzira nziza y'ubuyobozi, ugahamagara abayobozi bagenzi bawe mukicara tubigenze gute. Byabananira mukabizamura hejuru ku buyobozi bwo hejuru, mukagishakira iki? Igisubizo. Ndabishuje neza ho. Icya kabiri, arabajije ngo mbese ko twavuze ngo uyu muntu wahamagawe ahabwa ububasha cyangwa se ubudahangarwa bwo kumvirwa, icyo abwiye abantu bayobora bakacyumvira bakagikora, none uwo muntu iyo avuze ikintu bakamusuzugura ntibamwumvire, haba habaye aba yarihamagaye cyangwa se biba byaragenze gute? Ndagusubiza mu buryo bubiri. Umuyobozi twavuze yuko igihe cyose ari icyitegererezo mu bantu ayoboye, ibyo avuga birivugira ubwabyo, kubera ibikorwa bivuga kurenza umuntu. Ibikorwa bivuga kurenza umuntu. Igihe cyose wera imbuto abantu uyoboye bakubona nk'icyitegererezo, ntabwo ushobora kubabwira ibintu ngo babyange. Byange bikundi nawe ngaho ubayoboye ushobora kuba ufiteho question mark. Urimo uravuga nk'utegeka ariko ukavuga ibyo udakoraho. Baravuga ngo mugenze bite ariko ibyo babwira ntubikora. Se naza kukubwira ngo reka kunywa inzoga kandi nanjye nyinywa? Naza kukubwira ngo reka iki cyaha kandi njyewe ubibona ko ntarakireka? Niyo twavuze ngo umuyobozi mwiza agomba kuba ari icyitegererezo cyiza mu bantu agize gute ayoboye. Kuko iyo ni icyitegererezo cyiza, nawe uyoboye ibyo wabwira bagira gute barakumva, kuko urababwira nk'umuntu ubabwira urebe ubundi ntibandebereho, uri bandebereho. Umuyobozi mwiza ni bandebereho. None niba tukureberamo imbuto nziza, imico myiza, ingeso nziza, uraza kutubwira twebwe tubyange tuguhakanye? Aho ngaho ushobora kuba ufite akabazo igihe ubwira abantu uyobora ariko ukabona ntibabyumva ntibabyitaye, wowe ubayobora ushobora kuba ufite iki kibazo. Aho urisuzuma. Uburyo bwa kabiri, umuyobozi abwiramo abantu ibintu ntibabyumve. Ni bwa buryo navuze ngo uhawe ubuyobozi, ubutware n'umuyobozi, ariko muri bwa butware ntabwo uhawe ubutware bwo gutwaza igitugu, kuko ubuyobozi bw'umwami dukorera si ubw'igitugu ahubwo ni ubw'amahoro, ni ubw'umudendezo, ni ubw'ubugwaneza. Niyo mpamvu uzazana usanga ba protokole bateguye intebe harimo izihengamye, ntabwo uzamubwira ngo mwakoze nabi intebe zimwe zirareba hariya izindi zirahengamye, imirongo imeze neza, nkababwira gutegeka. Zaza babwire mwabigize neza gukora isuku, ariko izi ntebe mugerageje mugasa n'abazishyira ku murongo neza byaba byiza kurutaho. Urumva nzana umutima w'ubugwaneza nk'uhugura, ntabwo nje mutegeka. Aha rero umuyobozi abo uyobora bashobora kutakumvira muri ubwo buryo bubiri: uburyo uvugamo, uburyo batwara, uburyo bayobora, cyangwa se imbuto n'imikorere yawe. Nimba utari icyo kureberaho cyiza, byange bikunda kubwira ntabwo tuzakumvira, kuko ukoresha umwaga, ukoresha igitugu, cyangwa se ibikorwa byawe bitandukanye n'ibyo tubwira. Ntabwo uri example. Ndakeka ko usubije neza. Amen. Yego, nawe bavuga. J'ai ikibazo cyanjye nitwa Birori Merci. Yego. Ikibazo kiri muri kiriya gice kiri muri Efeso 4:11,
n'umwuga yabagize bamwe yabagize intumwa, abandi bagira abahanuzi, abandi abavugabutumwa, abandi abigisha, abandi abungeri. aho wavuze ngo umwungeri umubyeyi urera abantu benshi ushobora kuba arera intumwa akarera abahanuzi akabohereza bose ababarera. aho ngerageje kureba muri experience tubona hirya no hino sindabona umupasiteri usengera ubutumwa avuga ngo njye vugutumwa uyu mwana ndakuzaye umupasiteri ndakuzaye n'intumwa. kandi ikindi ntarabona sindabona intumwa ibyara n'intumwa. ibyo biterwa n'iki? harimo n'ubushakashatsi bwawe ariko wakoze. none uyu ntabwo ari apotre. Apotre bisobanura intumwa. none yarabyigize cyangwa yarize? Apotre warihamagaye ntabwo wakwize. Njyewe ni umwungeri nemerewe kumusukaho amavuta nubwo ari intumwa, ariko ndacyari umubyeyi nk'umwungeri mfite ububasha bwo kumugera gute, bwo kumwimika akamusukaho amavuta. natubwire niba bataramwimitse turavana tubikoze. we aratubwiye ngo akurikije experience cyangwa se ubugenzuzi agenda akora ngo ntarabona intumwa zimikwa. sinzi aho wabibonye. yimikwa n'umupasiteri sibyo? of course kwimikwa aba yimitswe n'umupasiteri sibyo? niko yabikoze. icya kabiri aravuga ngo kandi ntarabona intumwa yimika indi ntumwa. urugero nabivuzemo urabona n'umupasiteri hari igihe ashobora kwimika undi mupasiteri bagakora mu rusengero cyangwa ku muhanzi. ariko sindabona umupasiteri uvuga ngo ugiye kwimika nk'intumwa ubutumwa ubwikora ubwira umwana wawe cyangwa se intumwa ivuga ngo ngiye kohereza intumwa aho umwana wawe ndakubyaye intumwa ikamupasiteri reka agusubize. urakoze. agize neza yabivuze neza mwarimu wacu bishop. ni ukuvuga ngo pasiteri araturega niba umenya n'umwambuga niba umupasiteri mwiza azajya amenya ngo uyu ni intumwa, uriya ni umuvugabutumwa gusa, uriya ni mwana kubera uburyo yabareze. hanyuma iyo hariho yabonyemo intumwa hakaba hariho intumwa umuntu atanga icyo afite siko aruzi utanga icyo afite umuntu adatanga icyo afite. noneho pasiteri yakubonyemo pureto mwaraganiriye yarabibonye akabikwemeza nawe ukavuga arashobora guhamagara intumwa iraha abwira ngo hano hari intumwa w'imbere musinga intumwa ikaza isengera itema intumwa isengera mubaze apotre twaza ko ari intumwa tumutangire urugero. abantu yimitse bose ni abapasiteri gusa, ntiharimo ababishopu, ntiharimo n'intumwa. noneho mujyana urugero ndendaga kumwara uri bumufashe vuba. ninde mubyeyi ubyara abana akayoberwa imico y'abana? ategerezwa kubaho. ntabwo nizo nshingano z'umubyeyi. iyo mubyaye mbatse ngo narakukujije medisi ndakuzi nzuri nzi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. wize imibare uzakora mbese mwabazi ngo uyu nguyu ashoboye ibi uyashoboye ibi uyashoboye kubera ko ninde wubabyara ndabazi. iyo ngiye kubaha imirimo ndakubwira ngo wowe genda utware imodoka, wowe genda uhinge, wowe genda uteke, nkaba imirimo itandukanye kuko nzi ibyo bashoboye. uragashaka amashuri atandukanye biga amashuri atandukanye kubera ikigiye ngo umubyeyi nzi ibyo namaze kubona talent calling ibarimo. ako niko gaciro k'umubyeyi. umubyeyi areba umwana akamenya uwo yareze akabona ikimurimo.
uko tuganira, imico yawe yo ubwayo isobanura. None ababwiye ngo umuyobozi mwiza ntabwo umunwa ari wowe wemeza ko ari umuyobozi mwiza, ahubwo ibikorwa akora birivugira kurenza umunwa. Mu kukwimika rero, njyewe umubyeyi wawe maze umwana wanjye icyo arimo n'icyo azaba. Uranyumvise none ko aha Urakoze. ariko turi muri agenda, ababyeyi namwe mubaze. Reka mwate ikibazo kimwe hanyuma mbahe microphone. Twavuze ko uwahamagawe azana inyungu wamuhamagaye cyangwa abyara inyungu. Rimwe na rimwe hari igihe tubona abantu barahamagaye ariko za nyungu ntituzi, ukabona ahari yarahamagawe ariko inyungu ubwayo ntabwo umuntu aba yarahamagawe, aba yaratoranijwe muri ubwo bwayo kandi akazanamo ibintu atazanamo inyungu. Kagusubize muri ubu buryo. Iyo ufashe nigeze ntabwo urugero ku isaka ko ufata akabuto kamwe k'isaka ukagatera, ariko iyo kagiye kera ihundo ririho amasaka utashobora kuba, sibyo? Kandi katangiye ari kamwe. Aka kantu kugira ngo mbere y'uko kaza kubyara ya masaka menshi babanza kugashyira mu butaka kakanabura. Iyo ugasanzwe gasa nk'akabuze, ushobora kugira ngo ntabwo kazigere kamera ukabyara inyuma, kuko bagashyize mu Bibiliya ngo imbuto yose bayiteye ibanza kubora igasa nk'ibuze. Wayisanga muri cya gihe cyo kubora rero ukavuga ati iyi nta mumaro, ariko iyo yameze iragenda igakura ikera ikabyara inyuma. Mu mahamagaro rero, iyo umuntu yahamagaye no twasanga ngo umuntu wahamagara agomba kuba yihanganira intambara zo mu mihamagaro zose. Ushobora kuvuga ugasanga iwanjye nshumba abantu batanu, bangahe? Batanu. Aho ugiye ngo hari igihe ubona ugasa naho byanze simpazi, kuko nta mubare Yesu yadutumye. Hari umubare yadutumye? Si question y'umubare. Ni question y'umusaruro kuri uyu wahamagara. Urumva hari cya kibazo ntabwo ari kwera imbuto? Ntari kubyara inyungu kandi ari umuntu watoranijwe kumuhamagara. Igihe runaka umwaka umwe, ibiri, bitatu, iyi mbuto iracyabuze. Hari umugani wa Yesu ushaka kumwe. Baguhe mikrofone pasi. Yesu yatanze itaranta. Yahamagaye abantu bangana. Yahamagaye abantu batatu. Uwa mbere yamuhaye, uwa kabiri amuhereza zibiri, uwa gatatu amuhereza amara aragenda arabwira ngo muzicoke maze byasi muzibyasi. Iyo wazitanu aragenza abonamo izindi zingahe? Zitanu zibico. Uwazibiri aragenda aragenza azana agira inyi. Uwaziri wimwe aragenda aracucura arayibika. Barategereza bose ko uwabahamagaye uwabatoranyije kwaza ashitara babwira ngo muzane izo nafasi muzane ibintu. Wa wundi wa zitanu araza yakubwiye wamukoze mwiza we amugana mwiza ngo wakoze neza izina mu munezero wose. Uwa kabiri amubwira gutyo, uwa gatatu amubwira abo ni abanyarwanda, ni abantu bazatoranywa ariko bakaba bato. Urashobora gutoranywa ariko ukaba gito. Bipfira n'uko nyine kutazana inyungu uwo ni gito kuri gusigira itaka. Wahamagawe kuba umuvugabutumwa ntabwo ukora, yaraguhaye itaka. Wabaye umupasitori ntabwo uhinga, wabaye umuyobozi runaka ntabwo ukora.
iyo tarantora uri umugozi kandi warakora. Urakoze cyane. Hanyuma ntunganireho gatoya. Hajya witwa Eric ntabwo uzigera ubazwa, ntabwo uzigera ubazwa icyo utaha, uzabazwa icyo wahawe aho utakoze neza. Ntabwo bazaza kukubaza inshingano za Alex kandi Eric, ahubwo wowe icyo wahawe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo genda mugende kuko imbaraga zanyu nigeze bigira ngo babibwire. Baravuga ngo wa munyembaraga, ariko baravuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Wowe genda nkayirike mu muhamagaro wawe wahawe, genda uko imbaraga zawe zigira gute zingana. Noneho ariko ubajije ikibazo cyiza, ubajije ikibazo cyiza kirimo ubwenge. Bipfira hehe ubu? Bipfira muri wowe nyine wahamagara. Ntabwo byapfiriye ni muri wowe nyine wahamagara. Wowe urabizi ngo nahamagara. None ibyo wahamagariwe gukora ntabwo biri gukora. Bivuze ngo muri njyewe byapfiriyeho nyine. Byapfiriye muri wowe kubera wowe uhamagara yaguhaye icyizere, yaguhaye ububasha, yaguhaye ubushobozi, yaguhaye icyo gukora. Noneho kugira ngo ugikore wagira cyoroshye unagitwikira. Byapfiriye muri wowe nyine, mu mikorere yawe, mu mbuto zawe, mu migenzereze yawe. Nibwo birimo gupfira aho ngaho, mu migenzereze, mu mikorere, mu mbuto mwene niho birimo gupfira. Niyo mpamvu bitari kubyara umusaruro. Ariko uwaguhamagaye we azi ngo yaraguhaye. Igihe cyo kukwishyuza nikigera azaza kubaze ngo Eric ko naguhamagaye kuvuga ubutumwa bwiza warabukoze. Uvuga ngo abo nabwiraga bose bangaga kumva yo ndamenya n'igihe narabwirizaga bakaba kunyumvira. None nabonye bantera umujinya ndabyihorera. Nabwiraga numvise bantera umujinya, none byarananiye ndabiri. Akubwire ngo abagasarayi ko banze kukumvira, abangoja nabo banze kumva. Kuko yaravuze ngo nimugera ku gasozi kamwe bikanga musimbuke mujye ku kandi, nimugera ku kandi bikanga mwibuke mujye ku kandi. Byanze hano ariko handi ntabwo bira. Bivuze ngo umunyamuhamagaro twavuze ngo agomba kudacogozwa n'intambara asanze mu muhamagaro. Niba uyu munsi byanze, ejo agomba gusigara afite imbaraga n'ishyaka. Rya shyaka twavuze ngo ritangira n'ishyaka, rya shyaka agomba kurihorana ntacogora. Akavuga ngo uyu munsi byanze, ariko ngomba gukomeza kugira umuhate mpaka tena kudacogora. None ko Imana itoranya kuva kera atarabaho, none Imana ko yari izi ko atazasaza inyungu imwe itarato yamutoranyije kubera iki kandi yari ibizi ko atazayitangirira. Ikibazo cyiza cyane reka mpite musubiza. Imana irema umuntu mu itangiriro ko yicaye ikavuga ngo ibiremwa byose yabiremye nyine biravuga ngo habeho habaho. Ariko igeze ku muntu ikora attention iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Icyaka biravuga ngo amapangajya ategeka ibintu byose, ntiyari yamugiriye icyizere cyose kubera ko umuntu yahindutse. So noneho Bibiliya iravuga ngo iyo yagushyize imbere ikibi n'icyiza muri bwa butware, muri wa muhamagaro, iguhaye ubushobozi bwose bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Iyo uhitamo gukora ibibi uzaba ukoze ibitandukanye n'ibyo waguhamagaye yagutumye, ariko amahitamo ari kuri wowe. Ubushobozi buri kandi twabivuze, navuze ngo wambaye kuvugamo ubushobozi n'ububasha n'amahitamo. Ndakeka ko nongeze ku nzoka yawe. Very good. Yego papa, ya mikrofone maze ihanganuriye abanza kuvuga na mikrofone nawe turetse. Yego. Murakoze cyane nitwa Ndabaramiye Richard. Ibibazo bitatu. Yego. Ikibazo cya mbere kiri watubwiye Mose ko yahamagawe, yatoranijwe. Watubwiye ibintu bine kuri Mose, kuko yatoranijwe, arahamagarwa, hanyuma aratsindishirizwa, yambikwa n'ubwiza. Rero ikibazo cyanjye kiri aho, kirabaza kiti
umuntu atsindishirizwa ryari? Ese utsindishirizwa ni uwatoranijwe cyangwa ni uwahamagawe? Ni ryari hagati aho umuntu atsindishirizwa? Nabisobanuye, reka ngo mpite gusubiza kiri aho ngaho ko kuvuze kuri rwaze bitatu. Twavuze yuko iyo umuntu arimo gutora, ushobora gutoranywa utaranaba, sibyo? Ukiri mu nda ya mama wawe Imana ikagutoranya igashyiramo imbuto itoranije bitewe n'icyo ishaka ko iyo mbuto izaba. Wa muntu hagati yo gutoranywa no guhamagarwa twasanze habamo ikintu cyitwa wa muntu watoranyijwe agiye kwinjira mu muhamagaro. Mbere y'uko ahamagarwa muri kwa gutoranywa yari arimo akura, ashobora kuba mu gutoranywa yarakuze ataramenya ngo yaratoranyijwe agakoreramo amakosa menshi. Mbere y'uko winjira mu guhamagarwa rero wari waratoranyijwe, ukura waratoranijwe ariko nawe utazi icyo uzaba. N'abahaye urugero kuri perezida ko ashobora kwiga ariko akiga nawe atazi icyo ari cyo. Uriya mubyeyi ashobora kuba aterera umwana atazi ko aterera perezida, umwana agakura akora n'ikirara ariko azaba icyo azaba cyo nawe ataramenya. Noneho mbere y'uko uva mu gutoranywa ukajya mu muhamagaro twasanze habamo gutsindishirizwa. Bimwe wari warakoze utazi, hakaba imbaraga zigutsindishiriza. Wamara gutsindishiriza ugahabwa bwa bwiza Mose yawe, ukabona kwinjira mu muhamagaro. Hari icyanditswe wasomye mu Baroma 18:30, aravuga ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishiriza. Imaze kubatsindishiriza ibaho ubwiza. Aho ko numva hari urujijo bisa ntabwo abo yatoranyije kera tubabereye mu gutoranywa. Abo yatoranyije kera imaze kubatoranya ibinjiza mu gutoranywa bwa bwiza, mu muhamagaro ariyo Korinto, kwise Korinto. Wa muntu wahamagawe kugira ngo byerekane ko ahamagawe nuko atsindishirizwa ndetse akandikwa n'ubwiza. Biragoye cyane kujya mu muhamagaro utaratsindishirijwe, ugikora ibya gahanda z'uwandi. So yari umusambanyi nawe uri umusambanyi, so yari afite abagore 2-3, kandi twasanze ijambo ritubwira ngo uwo muntu agomba kuba ari inyangamugayo, ari umugabo ufite umugore umwe. Bivuze ngo kugira ngo utazakora nk'ibyo wakuriyemo muri kwa gutoranywa aho watoranyijwe mu muryango w'iwanyu, utazakora nk'ibyo iwanyu bakoze, hazaba ari imbaraga zo kugutsindishiriza kugira ngo utagira gute utabikora. Kuko urahamagawe, usanga afite abagore 2 kandi uwo wahamagariye kugira umugore umwe, habaho imbaraga zo gutsindishirizwa kugira ngo utazakora nk'ibyo so yagize gute yakoze. Kubera iki? Utoranyijwe mwaso, kandi ahantu utoranyijwe hari ibibazo Imana idashaka yuko wowe uza bizakubaho. Niyo mpamvu haba gutsindishirizwa, ugahabwa imbaraga zo gukora ibitandukanye n'aho utoranyijwe. Yes. Ikibazo cya kabiri, ni ryari umenya umuhamagaro wahamagawe cyangwa umenya umwihariko wawe? Umenya ko mpamagariye kuba intumwa, kuba umwigishwa, kuba umuvugabutumwa, kuba gukora iki, kuba umuhanuzi. Ni ryari umenya ngo mpamagawe umuhamagaro runaka? Ikibazo cyiza cyane. Agira agasubwe kari aho ngaho cyangwa se agasubtitire. Ni ryari umenya igihe cyo gukora umuhamagaro wawe? Urugero kugira ngo wumve ikibazo cyanjye, Yesu yahamagaye intumwa, maze kubahamagara bagendana igihe kirekire ariko bataratangira imirimo, kugeza ubwo yababwiye ngo nimugende mutegereze. Barategereza kugeza igihe bahawe mbese ikibari cyo gukora, mbese bahangurwa gukora nyuma yo guhabwa umwuka wera. Kuri none rero iyo uhamagawe kumenya icyo wacyumvise icyo nabaje, kumenya igihe cy'umuhamagaro wawe, kumenya igihe rero ukora utangira gukora wa muhamagaro uhamagariwe gukora wa muntu cyangwa wawe. Ikindi kijyanye n'icyo tugiye gusa n'icyo ari nacyo zozerezaho, Bibiliya ijambo ry'Imana yatubwira ngo
wanahavuze yuko twaremewe imirimo myiza yo muri no gutora. Kambazemo bazikibazo reka guhamagarwa no gutoranywa, wumva ikibaziriza ikindi ari iki uko byumva wowe? Guhamagara Reverandi we atubwiye ko yumva ko guhamagarwa aricyo kibanziriza gutora. Wowe urabyumva gute? Urabanza ugatora nyuma ugahamagara. Petero wa mbere 2:9. Petero wa mbere 2:9. ariko mwebweho Cyo guhamagarwa iyo kigeze uba ugiye kwimurwa mu gutoranywa, ugiye kwinjira mu guhamagara. Nababwiye ko ikintu cya mbere kigaragaza ko umuntu ageze igihe cyo guhamagara abanza kumva ishyaka muri we. Sinabivuzeho? Abanza kumva ishyaka. Ushobora kumva ishyaka, ni nk'urugero, ushobora kumva apotre arimo guhanura, bitewe n'uko ikiri muri we nanjye kindimo, imbuto imurimo nanjye ndimo, mwumva arimo arangurura cyane abaye nka meta wanjye. Mwumva ishyaka nanjye mwumva nk'ubuhanuzi. Muribuka igihe Elizabeth na Mariya ngo bari batwite bagahoberana, ibyari bibarimo biramenyana, abana barasibuka, kubera bose bari baje kuri mishoni imwe. Noneho iyo umuntu ahamagawe habaho ikintu cyitwa icyitegererezo, ukareba ikintu mu muhamagaro wawe ukurimo, ukabona abawukora, ukabona abaririmba, ukumva ari kuririmba ntabwo ugize ishyaka ryo kuririmba cyane. Ukumva ari umuntu ubwiriza, wabona uko abwiriza ukumva umuteze amatwi umutima n'ibitekerezo, ukumva biragukurura cyane. Wabona umuntu uhanura kubera yuko ariho muti kurimo, ukumva ubwo buhanuzi nawe hari ukuntu bugukurura. Ni rya shyaka ririmo riragenda rikururwa n'ikikurimo nacyo kirimo kiragenda, kubera kirimo kiragenda gikura, noneho kirareba icyakibanjirije kiri mu kigenzi cyacyo, kirimo kiragikurura. Nimuranyumva? Kubera yuko aricyo kikurimo. Ntabwo ibiri mu bantu bose impano z'abandi zose ariko zigufasha, ariko hari ibirimo kugukurura, wumva irimo kukuryohera kurenza izindi, ukumvira imiranga. Aha ngaha ubwo ndashaka rigenda rizamuka nawe ubwawe bigenda bigukurura. Twebwe buriya nk'abundi tureba kure. Akana k'agahungu iyo katangiye gukura, katangiye kuzana amatuza, katangiye kwiyumvamo ari agahungu, gahindura imico n'imyitwarire, n'ijwi rigahinduka, komporutema zigahinduka, kubera yakuze ageze igihe cyo kuba umugabo. Hari icyo atangira gukora ukabona imyitwarire yawe. Waba muhamagaro uri mu iteraniro nk'umushumba wahamagawe uzi intama ayoboye, nawe hari icyo atangira kubona akavuga atari uyu muntu, hari ibyo mubonamo, hari ibyo mubonamo, hari ibyo murebamo. Ni nk'urugero, dushobora kuza mu iteraniro hano ufite umuhamagaro wo kuririmba, ukajya kumva watangiye iteraniro kare, utangiye indirimbo zo mu gitabo, kandi ntabwo ukuntu uririmba, nkumva ijwi ryawe ririmo neza, ririmo umuhamagaro. Twaba tukiri aho ngaho, tukinjira mu rusengero tugasanga wageze kare, intebe watangiye kuzishyira ku murongo, waba uko ubikora barimo barakwitegereza. Twaba tucaye mu iteraniro gutya tukawufashwa, kubera ko umuhamagaro urimo arimo guhanura, ugiye kuba umuhanuzi. Hari ibimenyetso bigaragaza ko wa muntu azahanura. Niyo hantu umubyeyi atangira kumenya ngo umwana wanjye yakuze. Umwana w'umukobwa iyo atangiye gupfundura amabere, atangiye kujya mu mihango, nta mpinduka zibaho. Kubera arakuze agiye kujya mu yindi stage yo hejuru. Niko n'umuntu uko akura agiye kwinjira mu rundi rwego, byange bikunde warabimenya ko hari impinduka ibayeho, ariko n'umubyeyi byange bikunda agomba kumenya
wa mwana tuze gute ari kumubaye bamubwira gatoya. Samweli yari yaratoranyijwe kuba umuhanuzi, ariko igihe cye cyo guhanura kigeze ngo yabanaga n'umusaza witwaga Eli yari umutambyi. Ngo ijwi rikazajya riza rikamubwira, ariko we ntabashe gusobanukirwa, ariko byari byatangiye kumva kubera yabanaga n'umuhanuzi. Kandi niba muri icyo gihe nta yerekwa ryari ririho ryemye, ubuhanuzi bwari bukeya, ariko kuko yari kumwe n'umubyeyi, umubyeyi yamenye ikiri mu mwana, aramubwira ngo none ugenda ugenza uku ugenza uku ugenza. Bisobanuye ngo iyo icyo gihe cyageze wowe urabyumva ndetse n'ukurera nawe akabimenya. Sinzi niba musubije, wowe uhamagawe iyo icyo gihe kigeze urabyumva, ariko n'iyo ubyumvise bitangiye bigaragarira n'umubyeyi kureba cyangwa se n'abantu bakuri bugufi bitangira kugaragara, kuko iki turimo ntabwo kijya cyishira. Niwo Petero amutegerega ibi turimo ntabwo bitwemerera guceceka. Umuhamagaro iyo watangiye kuza byange bikunda utangira kugenda wigaragaza gake gake bikagenda bigaragara nuko bimeze. ariko utasubije Eti ibyari utangira gukora. reka apotre gusubiza. icyo yavuze cyane mbere kigishe neza cyane kugira ngo tuze kuzobanira. Gutora no guhamagarwa biratandukanye, ariko byose bishe ayitanga. Iyo utoranye gutora ni byiza, kubera ko watoranijwe n'ishaka ry'ikintu kikubaho. Buri muntu wese agira ishaka ry'ikintu kiza kimusuma kandi cyane abivuze neza, kigaragara cyane iyo ugeze kuwatisha cyangwa kuri kubikora. Na masinga na kuranaga kuja kuwasinga habaoti ukazamumva yakikora neza, ukazamumva karakikukora yakikora nayo ukazamumva ukitunga. Uwo ni umuntu watora none akabikomeza. Iyo bikomeze biramujana bikamugeza mu mwaka none nawe agomba gukora, ni igikorwa agomba kugikora. None ukuvuga ngo wagutoranije gutoranwa kwitwa kujane ugeze neza kuri tere, nugera kuri tere yawe aho wahamagaye. Amen, amen. Uramutangira ukore bijya byandishaka ryawe, ubikore ujya muri kumwe akubona gutahura avuge ngo uyu ni runaka, uyu ni runaka, indebe yawe ni amavuta yawe na wa muntu amenama vuge ngo nashite. Arashobora kuba bwiwe wenyine cyangwa akaba abapasitori cyangwa Imana ikamubwira ngo igihe cyawe ni Yeremiya. Imana imaze kumutora yamutoranyirije ngo akiri urusoro mu nda yani imutoranya kuri umuhanuzi guhanura amahanga. Hanyuma igihe kigeze yakaza yumva ngo ari kwasi ngo ari gukingiranye umuriro mu mama. Igihe cyawe ukiri kubera ko urasa ntigukundira gukeye, ntigukundira ngo wiyumanga, biranga kwiyumanga bikangukaza wabikora. Rero igihe cyo gukora, igihe cy'umwanya uracumva woga, abandi baracumva, Imana iraritumva. Sinzi ko akandi nanatekereje itangirizeho hano hari umuntu wasabye ijambo ariko nyine kajyanye nagira ngo kajyanye n'umuhamagaro. Muri aba bahamagawe izi minisiteri imbara eshanu, iyi minisiteri yindi ibaho y'abamisiyoneri, hari aho ubona hano basengera misiyoneri ibo babarirwa muri izi minisiteri eshanu. none twavuze ko intumwa ni indakumirwa ku isi hose.
sibyo? None nimba umuntu yamaze kuba ndakumirwa, misiyoneri nawe ko ndakumirwa, abo bantu nta sano bafitanye ngo uwo ni wa muntu umwe. Birashoboka ko waba umwungeri, ukaba umwigisha, ukaba umuvugabutumwa, ukaba umuhanuzi, ukaba n'intumwa. Ari umuntu umwe ari izo mpano zose ukazihabwa. Misioloji ni mupasyoka. Misioloji ntiyanditse ariko ikori no kuririmbye ntabwo bwanditse, kandi ni minisiteri buririmbye gatoya ngira uzumve neza misioloji. Misioloji ubundi yaje mu gufasha, ni umukoranabushake, ni umuntu wavuga umukoranabushake agafasha. Hari intumwa yahanze Yesu murayizi, ninde wahanze Yesu? Yosefu yarimo, ariko ntiyari intumwa wo kwitwa umuntu, yari misiyoneri. Yakoraga no ubundi yari sapuri. misiyoneri ni umuntu ukora nka rwihishwa, kuko ibimurimo arabona ko bikwiye kubaho, ntawe umutegetse, ntawe umusabye. Kavuga aha hakwiye kuba iki kintu akagikora, hakwiye kuba ikigo cy'imfubyi akakiyashyira. none basengerwa ariya mavuta ni amavuta ayanditse muri Bibiliya. Reka ngufashe. Wowe abantu bose ugaburira baba bagutegetse kugira ngo bagaburire. Abantu ufashe ukabagurira ibyo kurya. Yenda n'urugero uri umuhanuzi cyangwa se uri umushumba, ariko abantu ugeraho ukumva ko ugize ishyaka ryo kumuha igihumbi ngo arye abeho, baba babigutegetse. Biri mu nshingano zawe. Noneho umuntu ugira neza cyangwa se umuntu uba ufite iyo mpano yo kugira neza, yo gufasha, yo gukora ibikorwa by'ubutabazi, ibyo ngibyo tubihemerwa. Bibiliya ivuga ngo uzi gukora neza ntabikore nawe bimubera icyaha. Icyo ni igikorwa nakwita cyo kugira neza. Ntabwo byanditse muri Bibiliya kuko hari byinshi tujya kuvanga ngo ibyo Bibiliya ngo bitabyanditse, gusa tuzabwira abaririmba ngo ntimuzongere kuririmba kuko mutanditse muri Bibiliya muri izi minisiteri eshanu. Ariko nabyo bigaruka mu ivugabutumwa. Nabyo bigaruka mu ivugabutumwa. Nababwiye ngo ivugabutumwa ntabwo ari ukuvugisha umunwa gusa, n'ibikorwa ubwabyo bikora ivugabutumwa. Umuntu umugiriye neza akabona umwereye imbuto ibikorwa umukoreye, ejo akazamenya ngo wa muntu arasenga, uzisanga yagukurikiye aza gusengera kubera iki? Wakoze ivugabutumwa ry'ibikorwa. It is a mission. Ni ivugabutumwa ry'ibikorwa wakoze. Mu bikorwa, yes. Ni ivugabutumwa ry'ibikorwa. Aya mavuta babasenga nayo misiyoneri twavuze, ariko niyo mpamvu tuvuze ngo ivugabutumwa. Ashobora kuba ari umuvugabutumwa agakora mu misiyoneri, ashobora kuba ari umuhanuzi agakora mu misiyoneri, ashobora kuba ari umuririmbyi agakora mu misiyoneri, kuko dusanze mission ni igikorwa cy'umutima ukuze umuntu wese yakora. Ushobora kuba wari umutwe w'umuhanuzi ukora n'umumisiyoneri, ushobora kuba uri umupasitori ukora umumisiyoneri, ushobora kuba uri umuvugabutumwa ukora umumisiyoneri, ushobora kuba n'umuntu uri umukirisitu usanzwe. yabaye mu itorero rya misiyoloji. Natubwire. Sawa, murakoze cyane. Ngira ngo ziriya ni ofisi y'intumwa, ofisi y'ubuhanuzi, ofisi y'abungeri, umwarimu n'umwungeri. Hanyuma kubera ukuntu itorero ryagiye ryaguka no gutandukana kw'abantu, gutandukana kw'amadini, hari abafata ugasanga hari abafite archbishop, ari n'amazina abantu bagenda bisubiza, ariko ugasanga archbishop inshingano ntayakora ni zimwe n'iz'umwungeri.
n'izina gusa ni amazina yatandukanye ariko uriya missionary ni umuvugabutumwa watumwe ahantu ariko intumwa ni office y'intumwa afite office y'intumwa kandi intumwa ishobora gutuma missionary ndetse gutuma missionary ubundi ni umuntu uva mu gihugu aje mu kindi bashobora kumutuma intumwa ishobora gutuma mission umuntu muhagararira bari kumwe muri mission kakuriya Pawulo yabwiye Tito usigare hariya utunganye ibyasigaye Tito ntabwo yari intumwa ahubwo yari missionary murakoze asubije neza mera muri umuntu n'uyu mubyeyi yabaze aha aba babyeyi bawe ubundi tube ducumbikiye aho ngaho yego ndashaka kubaza ibintu bijyanye n'izi minisiteri zitanu zivuga ko ari nyinshi bitewe n'imyumvire n'uko bimeze kuko bigaragara kuri ibi byanditse intumwa bavuze ko ari umuntu udafite boundaries atandukanye turagaragaza kuvuga ko umushumba ariwo mubiri ariwo ubyara abo bose ariko dukurikije uruhererekane ruri hano umwigisha niwe uheruka nyuma yaho uko bikurikira noneho cyaje kunshimisha cyane no kuba nyine umusore ntabwo kubivuga ko umuntu ushobora kugira ziriya mpano zose kuko ari impano zitanu aho yaba intumwa ubuhanuzi umuvugabutumwa umwungeri ndetse akanigisha kwigisha no kuyobora mbese ese ikibazo cyandikira ahangaha uriya mushumba ureba umutumwa uriya intumwa uriya umwungeri we mugenzi we uriya ni iki bitewe n'ukuntu agenda agenzura areba imyitwarire ye akabonamo inkuru akayituma icyo ni ikibazo cyane cyane uwareba iyo akarebaho akabona muri intumwa yindi yumvise we ijwi ry'Imana ikamuhamagara kubyanyuza muri pasiteri kubyanyuza n'undi muntu wese wenda mu nzozi cyangwa se akabona umuhanuzi mpamvu zabuze hano badafite aho agarukira akavuga ati uzaba intumwa bavuze n'abana ntadeterera bamwe gutuma iki ariko iyo Imana yivuzeho ikubwira icyo gutuma bwira iki ese izo ntumwa zombi zimeze zombi n'umwanya akabona pasiteri iratu akaba n'intumwa noneho yatumwe n'Imana Imana yamubwira ngo bamusambwira ati genda umusaba utaka kuboga babwire Farawo abareka ubafite kumenya witwa Mana abantu n'ufite pasiteri hariya cyangwa se hakenesha ko cyangwa indara mu bigo ndagutumye bitewe n'Imana ubonye mu kuri intumwa agapfa kumutumwa ibyo bintu byo zose ni kuko umuhamagaro uba arimo ubahamagara ngo uw'Imana yinyureye ikamubwira ngo genda ndagutumye byatumwe kuko atumwe n'Imana n'umuhamagaro uri kugaragaza ibikorwa by'ibyo akora bikagaragaza ko ari intumwa kuko iki murimo cy'ubwacu kirasobanura icyo ari nawe niyo urumva hose n'umuntu kuko ubahamagara n'umwe hari uwo yabwiye hari n'uwo yanyujije mu muntu noneho wiri mu mpano y'ibikorwa Imana ikora mu buryo butandukanye Imana ishobora kukubwira cyangwa se ukabona n'ibikorwa wowe ukabyumva mu mutima undi akumva ijwi Imana ivuga mu buryo butandukanye none uriya we yabyumvisemo kandi ibimurimo biragaragara mu bikorwa byanyuze mu bikorwa bitewe n'umuhamagaro w'ikimurimo Imana ibinyujije mu bikorwa ubwo bwabyo birisobanura icyo ari cyo hari n'undi noneho yahamagaye ikamujya mu genda mwiza bose ni intumwa kuko bose ubatumwa ni umwe
keretse habayeho kwihamagara kwa kuri twavuze ngo harimo bakazitereyemo babitubikirije icyo gihe nimba pasiteri abonye uwo muhamagaro byose guhamagara byose bakumana Imana yarashatse niba umuntu yakunyuramo ibigwi nazo zirazibye Imana kenshi kurusha abantu nizo nziza mu ijwi biri y'imizozi cyangwa se nyine pasiteri wari gufata umuhanzi hanyuma noneho akumara icyo ugenda kugira ngo uteke ukora icyo gihe mbese urabona pasiteri aramutuka ni ukuvuga ngo wowe uzakorera munsi ya pasiteri wamutuka si uko noneho akaba n'umwatumwe n'Imana uretse gato gihagaze uwo pasiteri atumye ntabwo ari pasiteri muto ahubwo Imana yageze muri pasiteri amubwira ngo mbwira uyu nguyu agenda akore ntabwo yabikoze yamaze gukora bigenda urabona nka Pawulo urugero rwa Pawulo yari kumwe n'abandi baravuga ngo wibona naba Imana igatuma abaho noneho ageze agasanga agaruka asanze uwo bita Timoteyo abonye n'abafitemo aramutumye kujya ku isoko ry'imyenda amusize muri mishoni batitona urumva atoranywa n'abene data binyuze mu ijwi ry'Imana aragiye agenda abashaka iki abana basiga mu bikorwa urabona nyine mu murimo bafata ku isi ya bose umwanya ari hano hari azagenda nuko bisobanura umurimo uzasigara ahasige ubundi agenda n'ahantu hasiga undi urumva yano mwirimo iragenda ibyara ni ibyara za mbuto twavuze zirimo ziragenda zikora iki izo ni inyungu z'umuhamagaro zimwe twavuze guhamagariye kubyara inyungu kubyaza umuhamagaro urimo ukawubyaza iki inyungu izo ni za nyungu z'umuhamagaro yatumwe ariko icyo yatumwe gukora yagikoze neza kirimo kirabyara inyungu bibaye ko ahava akajya kongera kubyaza inyungu ahandi kubera ikimurimo ntabwo kimwemerera kwicara hamwe kuko ni intumwa yatumwe kugenda akora ki abyaza umusaruro icyo yahawe none aha urimo urabaza ngo uyu nguyu yasize hano nawe abaye kumwe ndavuga uyu ugenda bya abafite uburenganzira kuri aba basize cyangwa arakoze kaje none se ni hano nasobanura ndabaza ngo umubyeyi ntagira uburenganzira ku mwana kubera yuko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi byangeye ukundi ugomba kumenya ngo ninde wambyaye nabyawe na Jean Paul niwe mubyeyi wanjye nubwo yagenda akagikandara ariko asigara ari umuti ari umubyeyi iyo bibaye no hari pasiteri byatuse urabona ntabwo bibazo gutyo urabona ari igeze kuvuga ko bari bazari asengera abavuga ubutumwa ari n'abamisiyoneri magana abiri umunsi w'amabanisi arabasengera gusengera agafite no mu gihe bite ugende asohoka aragenda ndetse wowe n'akarusho iyo bagiye ukavuga ati umuhamagaro akagenda araheza ibikoresho agufasha nk'umubyeyi mwiza wese uko amera umuhungu iyo asohotse mu rugo iwe agiye gutangira urwe rugo umubyeyi afite ubushobozi agira gute arakubakira akaguha inka akaguha aho utangiriye umubyeyi mwiza niko amera umutanzi w'urwo rumeze ko afite nyine n'agaciro mbese yifata akaba n'undi muntu agakora nk'uko ariko ntagire icyo akora kandi ariwe wanyuzwemo n'iki n'ibyo bigufasha icyo gihe tugenda uri gutumye rero ntabwo uzamurenganya izi mpamvu utazamurenganya si wowe ushyizemo umuhamagaro w'ibikurimo kuko twe ntabwo duhamagariwe gukora abantu nigeze mbivuga ndavuga ngo mbaye hano ibyo ndimo kuvuga ndabivuga kubera umuhamagaro ndimo mbaye mbivuga ntegereje inyungu nkamara kugira ngo nimunyishyure ubwo iyi ngororano yanjye yabigarukiye aho ngaho uriya yarahamagawe ariko nubwo yahamagawe umutoza waramubwiye ngo genda igihe kirageze genda ugere gute ujye gukora ibyo yaguhamagaye
umwe akamubwira ababyeyi bose batubyara ntabwo bafite ubushobozi bungana. Uyu nguyu ashobora kuba umwana washingiye amuha amajyambere n'ibintu byose bijyana bizamufasha kubaka urugo. Wowe bitewe n'uko ubushobozi utawe ufite ntugire icyo uha umwana wawe kuko ubushobozi bwawe budafite arya nk'umurwayi. Ariko ntibivuze ko urugo rwe ntiruzakomera kuko se atamuhaye ibyo gutangirira. Kubera iki? Umuhamagaye wowe byabwiye azasigara afata ya minisiteri y'umurimo agenda yejeje. Numva rero tuzakomereza tuzavuga imigisha iva mu muhamagaro, inyungu y'umuhamagaro. Ni gute umuhamagaro byari inyungu umuntu atahindutse atesikorotse atabeshye, ariko wa muhamagaro murimo ukakubeshaho ukagutunga ukabeshaho n'abawe kandi utahindutse ushimwa n'Imana n'abantu. Urumva aho ari isomo tuziga hejuru. Amen. Yego mama. Nashukuru kwa nafasi hii. Mimi naitwa Susan Nyanga. Yes. Ukimisi kiongozi wa kanisa, lakini kuna yale tuliongea na pasta alipokuwa anajadili hapa. Kwa hivyo mkutano mimi ni kama kiongozi wa familia yangu. Yes. So maswali mengi nilikuwa nazo kadhaa zimejibiwa, lakini toshesha tu moyo wangu hata niulize. Je, ni vipi mtu anaweza jua mwito wake? Hiyo umetujibu. Ingine nilikuwa nauliza, inawezekana kama mtu anaweza akakufa kama atajua kile alichoitiwa mwito wake, kama atafanya mwito wake, anaweza fanya kile aliambiwa kufanya. Aliuliza hiyo pasta, na kama inawezekana, mbona Mungu akubali basi ufikie kiwango cha kufa na utafanya kile alikwambia kufanya? Hilo ni lingine pia nilitibiwa. Swali lingine nilikuwa nauliza, inawezekana kama mtu anaweza kuwa akifanya mwito wake lakini hajui kama unafanya mwito wake wako. Swali lingine na la mwisho nilikuwa nauliza, ulimetuambia kuna kiongozi anasema mimi kazi ulinipatia, wale watu walikuwa wananikasirisha, watu wanasikia nasema nini, so mimi nikaachana nao. Kwa mfano, mimi kama mzazi na watoto wangu na ni wadogo, unapata wanakukasirisha, inakuwa tu ni kugombana. Sasa au utawaacha, utapata watoto wengine wapi? Hauwezi. Wale ndio watoto wana. Okay, kirudi nyuma kidogo, nafikiria kuwa mzazi inaweza kuwa ni mwito pia. Kwa sababu Biblia inaandika mito 5, lakini watu wanafanya vitu tofauti yani. So nikifikiria mimi kuwa mzazi, huo ndio mwito wangu kwa saa hizi, kwa sababu sijui na nini. So kwa hiyo wakati watoto wangu wameshinda, nisema wameshinda lakini mfano nitayafanya nini? Asante. Musobanurire mbate kubyo bijyanye n'izindi ngiye. Arakoze cyane Susan. Arabajije yavuze yitwa Susan. Ni umumama amutabona. Iwe ari hano muri aba bose mu myamagaro yari iwe ngutazwa ariko umuyobozi w'umuryango ariko umuyobozi w'umuryango arabaza mbese umuntu umuyobozi w'umuryango yavuze cyane ari hagati ni gute umuntu yomenya umuhamagaro, ni gute umuntu yomenya ukicwa yahamagara. Yavuze ko babisubije warizitse umerezika. Yes. Icya kabiri yavuze ngo yazabaza ngo nacyo bari bakibajije, birashoboka ko umuntu yopfa atarakora icyo Imana yamuhamagaye. Wese Imana iziri kumvise umuntu apfa adakoze icyo yamuhamagaye, nacyo babisubije. Icya kabiri wasubije bavuze ko inama y'Imana Imana igushimire hitamo ikizo utari rwose iminsi yawe zo gushirana ni ukuvuga kosa aho bipfira si ku Mana nikorera. Icyari yavuze ngo rero hari ikindi wavuze ngo ni ukwihanganira umunyamahangaro ari hano iwe yagisaba kawe avuze ngawe n'umuyobozi
w'umuryango kandi bibiliya yavuze umuntu utazi kuyobora w'umuryango tuyobora n'itorero itorero ritangira kugira agize abana bakamunanira bakamugora bakamurataza akumva akananiwe aratoza atabara abo bana babaye yongera gute kandi iyo agiye ntaba afite abana ariko kubera gutoka ndakeka ari Eric wageze abibaza ndamubwira ngo hari igihe bashobora kuza ukayobora abantu ukajya ubabwira ntibumve wababwira ngo mukore iki bagakora ibitandukanye n'ibyo bavuze wababwiye ukavuga to ndabitaye reka nigende bongeye barambiriza icyo gihe bivuze ngo urananiwe kandi bananiye guhamagariye kunanirwa iguhamagariye kwihangana ntabwo Imana iguhamagariye kunanirwa ahubwo iguhamagariye kwihangana kubera iki hari igihe nababwiye ngo Imana igusaba kugira imbaraga ijya tumva mu kinyamwuga arabyumva sibyo kubera iki Imana igusaba kwihanganira intambara z'umuhamagaro irabizi ko umuhamagaro urimo ari uw'urugo ari uw'itorero intambara zitazabura ariko igusaba kugira kwa kwihangana kabiri nababwiye ngo umuntu wahamagawe n'Imana mu ntambara zose igihe cyose nta kibazo ufitanye n'uwo guhamagaye buri ntambara yose urwana ahora guha imbaraga zo kunesha kuko imbaraga turwanisha ntabwo ari izacu Bibiliya avuga ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo ducirana n'imyuka y'ahantu mu kirere ntabwo rero kunesha kwacu biva ku mbaraga dufite ahubwo duhamagara niwe utuneshereza urakoze amen nanjye icyo nongera mu gihe wahamagara tukarinde bana uzoreba wahamagara yes igihe wahamagara igihe uri mu muhamagara tukarinde abakunaniye uzureba icyo wahamagara uri ku murimo waguhamagaye imbaraga zo kunesha niwe ureba ukamubwira ngo icyo wahamagariye ni rero sinkiva urebye babandi bo aribo bagomba kukugirira neza uzonera kandi ababa kukugirira nabi ukuvuga ngo uwakugiriye neza ni wabaye umwambaro bana basaba ko wubahiriza cyane urabere n'imbuto umunyamwamagaro niko kwihangana icya kabiri urahozaho kugeza bayindutse cyangwa wapfuye wowe icyo waba ukora uri muri misiyo yawe Imana yawe yaje ntabwo ari wowe ugomba kuyirangiza kuyikurangiriza n'Imana uwamutumya nubwo hakomeye nubwo ari mu ntambara myiza aragukura arasigara usigara azagufata bakamutuma ahantu mu ntambara shebuja wamutumye kugira ngo amunezeze araguma ahantu kugeza shebuja amubwiye ngo habe igihe cyahaye ararangira niba hakemutse niba hakemutse wowe ndukorera ushaka hari abantu benshi bakora amakosa ashaka gukoresha imbaraga ze kuri bahantu nta mbaraga zawe gukoresha ubwenge bwe nta bwenge bwawe n'Imana yawe wowe vuga gusa niba akizwa ni sawa niba atakizwa icyo uzosaba uzabazwa icyo wahawe icyo wahawe nukurera bariya bantu wowe rero urebe icyo Imana yaguhaye kugeza uvuye aha ijya kose Imana igukuye muri kavugango ahangaha igihe cyawe ni iki hano kandi ikindi Imana ntizakubuza abantu bananiye igihe cyose bababwiye ukuri abakunaniye kuko nigeze mbabwira ngo intama tuyoboye nubwo tuzita ngo ni intama ariko si intama bashyiramo ikiziriko ngo bakurubane abantu uyoboye nababwiye ko dufite imitekerereze itandukanye imyumvire itandukanye imitwe ikomeye hari abo uzabwira ntibumve ariko ntibizakubuza kuyobora komeza ukore inshingano zawe babandi bashaka kukunaniza bo waguhamagarira bihaniye azi uko abashyira ku murongo wowe komeza ureba uwaguhamagaye abantu bareke ukore neza ibyo waguhamagaye guhamagariye gukora hari umubyeyi uba usigaje ikibazo kimwe wonde dutahe sawa murakoze nitwa Nyirantungane Melise ikibazo
ibibazo mfite ni ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere wavuze ku muhamagaro. Ikibazo mfite ni kimwe, byinshi bagiye babisubiza. Ukorera hehe umuhamagaro n'ijyanye n'ukora umuhamagaro wawe? Icyo kibazo cyanjye cya mbere. Icya kabiri, hari igihe uhamagarwa ukumva ijwi riguhamagara, cyangwa se rikaba ryanyura mu bayobozi bakuyoboye bashunga nibwo bagiye gutugera ziriya ari amatorero atanu, bikaba byanyura mu bayobozi. Hari igihe rinyura mu bayobozi, hari igihe wowe unyuramo iryo jwi ukaba wakumva ijwi riguhamagara. Muri ayo majwi yombi wumva ibiriye cyane cyane. Murakoze. Heza n'undi yambabaza. Murakoze cyane, turashimye. Rero mubona ko ibibazo byinshi ariko bari babisubiza mu mutima wanjye uranyuzwe. Ariko nanjye akabazo gasigara hejuru y'umuhamagaro. Wavuze ngo umuhamagaro hari intambara igenda duhura, wavuze ngo kwihangana mu ntambara zo mu muhamagaro. Mbwira inzira zibiri ushobora kunyuramo kugira ngo urwanye intambara zo mu muhamagaro. Mbwira inzira byibuze mu buryo urwanya muri izo ntambara wahuyemo zo mu muhamagaro. Iya, bavuze ntabwo inzira yawe ushobora kurwaniramo kwari ukwihangana. Mu ntambara zose uzarwanira zo, intwaro ya mbere yitwa kugira gute? Intwaro ya kabiri twavuze kudahorera, cyangwa se uko umuriro uze bavuze nawe ubivuge, barwanye nawe urwane. Ahubwo umuyobozi urumva ukumva bavuze intambara zimeze gutya, ukirinda guhubuka, ukabanza kwitegereza, ukirinda guhubuka gufata imyanzuro. Kuko iyo ubuze gufata imyanzuro wisanga ukoze amakosa nk'ayabo y'abakurwanya. Niyo bigusaba ibintu bibiri: cya mbere kwihangana, icya kabiri bigusaba kudahubuka, ugakoresha ubwenge. Kuko twavuze ko umuntu Imana iyo imuhamagariye imuha n'ubwenge n'ubushobozi bwo kuzajya akemura ibibazo ahura nabyo mu muhamagaro. Murakoze. Hari ikindi kibazo mfite, wenda muri ku ruhande njyewe mu mutwe yakoze. Ndashaka kubaza, ese mu by'ukuri umuntu ajya akora umuhamagaro iyo amaze kukugeraho kumva n'umuhamagaro wawe ubwenge, kumva warabihamagariwe, kumva kurwanisha ry'uwo muhamagaro ugendeyeho umudiyakoni. Batubwiye ko umudiyakoni ari maso y'abashumba cyangwa se y'itorero. Mu gihe ubonye akantu ku itorero cyangwa se akabazo ku mushumba wawe uri umudiyakoni, zenda ukegera inzego zikuriye mu ishami ry'ubudiyakoni, umubwira ati ahantu wabikoze gutya kugira ngo bitungane. Wa muntu ugenda umuhagarariye ntabashe kubyumva, ntabikemure, hanyuma ikibazo kikaza kuba ariko wowe waramubwiye ariko ntiyabikora, urubanza ruri kuri wowe. None se hari bariyeri ishobora kuva hagati yawe n'umushumba uri umudiyakoni? Hari bariyeri ihari kubuza kumugeraho umurenga, ariko bimeze gutya na gutya? Yego, ituma umpagarariye mu ishami ry'abadiyakoni. Arahari mu ishami ry'abadiyakoni. None mu gihe umubwiye ukabona we ntabyitaye, kandi ukabona icyo kintu kigiye kubyara ingaruka, kandi uri umudiyakoni, ntabwo ushobora kuza ukabibwira umushumba. Uzi impamvu umudiyakoni? Twavuze ko mu buyobozi hari inzego uko zikurikira, ariko hari igihe binanirana mu rwego rwabo, ukitabaza urwego rwo hejuru. Wowe ku rwego rwawe watabaje, ariko nta mutabazi bubonetse, habayeho kwitabaza hehe? Hejuru, kugira ngo cya kibazo kitabyara ingaruka, kuko wagombaga kuboneza hafi aho bisa n'ibyatsi. Uracyasoma ibindi nari ngiye gusubiza n'uriya. Mbabarira cyane. Hari akandi kantu nibashyizeho, wavuze ngo umwigishwa mwiza ni ukurikirana ibyo sebuja ari kumwigisha. Senda nk'umushumba wacu, urabona ibyo byose umushumba ntabwo yava mu itorero adasize abantu batatu baherekeye muke, yaba ari abashumba cyangwa se yaba ari abandi basanzwe abakristo bavuga bavuga cyangwa se abadiyakoni. Mu by'ukuri kwaba ari intumwa ashaka kugenda ahandi, Imana irashobora kumukura muri cya kibanza cy'abandi umuntu ashobora gusigara, cyangwa akomeza kuba ahantu kugeza igihe wamaze
rero Imana ntabwo igikorera mu kabuye. Iyo igiye gukoresha umuntu twavuze ko ibanza kumutegura, igiye kugutuma cyangwa igiye kugukoresha ibintu, mbere y'uko ibyo bintu ujya kubikora ibanza kugira gute kugutegura. Nawe ubwe ntabwo ashobora guhaguruka agasige itorero riri mu kavuyo, kuko urugendo ntabwo rumutunga. Niba agiye i Burayi agiye kugenda ari uko yamaze kumenya ngo azajya i Burayi ukwezi runaka, avuge ngo komite nyobozi muze twicare ngiye kugenda simari, ariko mube musigara mukora mu gihe runaka ntahari. Kubera Imana ni ibintu byateguwe, ntabwo ari ibihu, ntabwo bihubutse gutya. Ariko kandi hashobora no kubaho impamvu itunguranye runaka, nabyo birashoboka. Kubera iki? Twavuze ngo ni byiza ko umuyobozi agomba kuba afite abantu bari standby yatoje, no mu gihe adahari arapfuye cyangwa agize impamvu zitunguranye akagenda, ba bandi yari yaratoje azi ngo mpari ntanahari, ariko itorero rirakomeza. Niyo mpamvu ugomba kuba standby umuyobozi, uba ufite abantu watoje uburere mu gihe ubari cyangwa udahari, ukamenya ngo umurimo n'inshingano wari ufite nta kibazo zigira. Ariko mu gihe ari ngombwa ko agiye kugenda mu buryo bwateguwe, aba agomba kwitegura. Ese umuntu akwiye ubundi atavuze aba ari ikirango. Umuyobozi mwiza wese ategura abari inyuma. Iyo adategura abari inyuma ni ukuvuga ngo nta muyobozi. Ubuyobozi bwo bufite ikibazo. Kubaza birereka. Nani ministeri zitamushobora gukora buriya ariko ubuhanuzi ni abahanuzi uzakubona kugira inka aba bakuriye ko byenda kuko kenshi tubona baratubeshya. Hari igihe ubona umuhanuzi akaza akakubeshya. Niba yaba muri ministeri koko ziriya zitangirwamo cyangwa n'abana kantandukanyiriza cyangwa kubera ko batazababwe n'abavuga kandi baba muri iriya ministeri Ibiseka ikibazo afite abajije kirumvikana. Nigeze nanashivugaho ndavuga ngo niba umuntu ari umuhanuzi, ariko mu buhanuzi bwe akaza agashaka ibiheke iwawe, akakubwira ngo kugira ngo rwakure banza wishyurane nawe, uwo muntu yarahamagawe cyangwa yarihamagawe? Kuko ibyo arimo gukora arimo agishakira indamu. Ni hahandi nageze ndavuga ngo Pawulo yaravuze ngo harimo bakazitereyemo kandi abo baza nyine bihuruje. Ibyo akora ni ukuri bisa n'ibijya kuba nk'ibiri, ariko uburyo abikora nta mbuto zirimo, nta musaruro birimo kubaka, ahubwo birimo biratukisha izina ry'abandi bahanuzi bahamagawe. Bivuze ngo mu muhamagaro harimo ibyiza byiyoberanye bisa n'umuhamagaro kandi atariho. Nigeze mbivugaho byose nagiye mbikonaho ndabizi, sibyo? Uwo mubyeyi ndashaka kumusubiza. Uriya yabajije kabe bavuga ngo aba yari umuhanuzi koko, ukibaza kumenya amavuta y'ubuhanuzi. Hariho kandi murabyita hariho impano y'ubuhanuzi hakaba n'umuhanuzi umwe. Ariho ngiye kubitandukanya ndavuga ko habaho abahanuzi bato n'abahanuzi bakuru. Bazabamenya barahaza ari waje kaba uzi ikibazo ubuze nk'uriya mugabo ageze atubwira ngo akurikije ibyo agenda abona namubwiye nyine ni wowe ibyo wabonye, ariko si ibyo uzi nibyo bikeya. None uravuze ngo nawe nturababona, ariko twebwe turabizi ko bakurufite basenyewe barahari. Noneho ngo ako kantu wari uvuze ngo tumenya ko umuhanuzi wakuze n'utarakuze gute. Hari wa wundi ishyaka ritangira kuza agashaka gusimbuka igihe kitaragera, agashaka gusimbuka igihe kitaragera. Ni rya shyaka rikirimo rikura, ariko kuko ishyaka ryatangiye kuza akarota akakubwira ngo narose bimeze gutya, ukamubwira ngo kuko nibyo, agahita yumva ibintu byacitse kumva ko ari umuhanuzi. Urumva riracyari ishyaka, aracyari umwana ugikeneye kurirwa, ntarakura ngo agere kuri rwa rwe, ariko we noneho rya shyaka yatangiye kurikoresha. None abahaye urugero gufasha umwana w'ibiro 5 ukamukorera ibiro 20 bigenda gutya, yikoreye imitwaro kandi aracyari umwana ntaragera. Kubera icyo bakwambira isi yari ari kumwe n'abahanuzi b'abana,
kandi bari abahanuzi kandi baranakubwira ngo se wabibona ko shobuja yagiye kugukurwaho ni kwari ukuri ariko bari abahanuzi b'abana ntibazabona ko yogaruka. we nk'umuhanuzi mukuru iyerekwa ry'abana rigarukira rite mu bwabo barabona ko rigiye birangiye ariko nk'umuhanuzi mukuru avuga ngo muceceke nabimenye n'igikurikiraho ndakizeye ntabwo kuzi ndabona bakwiye mu muhanuzi w'umwana ashobora kukubwira ngo urarwara ndabona indwara muri wowe bikagarukira kuko we iyerekwa rye ni rigufi rirabona indwara ariko ntabona inyuma y'indwara k'imbaraga z'Imana zakize ariko umuhanuzi uhuzi aba yarahawe icyo bita autorite gutegeka hanyuma kugira ngo nguhesheje umugisha agere kandi uko kukagenda amenya ikibazo akamenya n'igisubizo kuko arakuze. Mureke dusubize uyu mubyeyi tumurangirize sibyo munyemerere. Yabajije ibibazo bibiri, kimwe cyabazaga ngo wumvise ijwi Imana ikagwisanga ikavugana nawe, noneho n'ijwi ryavuze mu mushumba akakubwira ngo wowe namaze kukubona nkurikije ubugenzuzi n'ibyo mubona ndabona ufite umuhamagaro n'uyu. Byose niyo mihamagaro y'umubyeyi yigeze abibaza, yose niyo mihamagaro kuko Imana ishobora kukwisanga cyangwa ikanyura mu muhanuzi cyangwa mu mushumba wawe, ariko niyo yavuze. Ahubwo ikibazo umushumba nakakubwira ngo ko ugiye nabona ugiye gukora umuhamagaro n'uyu, ariko we n'ubyibuka kuko umuhamagaro uvuye ku Mana nyirawo awiyumvamo. Ndabahugura nk'ubu hari abantu muri ndege ngaho inshingano zo kuba abapasiteri ariko mutanabishaka, ariko kuko umushumba yabikubonyemo arabikubwira ukumva si wo muhamagaro, ariko akibara kubikubwira wumva bikujemo nawe ukumva urabyakiriye. Ni nk'urugero, ushobora kubona umusore ukajya gutereta umukobwa akabanza akakureba akaguhera hasi akakugenzereza akavuga wapi nuramayitamuye, ariko kuko rero Imana yakugeneye numenye hano urukundo rwo kumukunda rukuye nuko ibyo Imana ikora biza muri rya shyaka twavuze. Umuhamagaro utangira ari ishyaka ukumva ubaye mwumvise uratsinze bikakuzamo ukumva yuko ugize ishyaka n'umuhate ryo gukora ibyo muhamagaro, nuko umuhamagaro kandi nawe rero umuntu arashobora basengera kurubesha bitewe no kwiyoberanya kwawe, ukwiyoberanya ukabiyoberanya ukavuga ngabuto avuga ngo wowe uri pasi hanyuma akagwa yewe ndashaka kukumena amaro wowe pasi, wowe uzi neza ko utari pasi wamara ukadukeba kumena amaro ejo ukabyita ukabimara ikanisa rigashira nawe ubwawe ukazovuga ati ibisubiza bamwe bazabwira aho babigeraho bakamanuka bamuhamagara ubanza biriya banga umwuka w'Imana n'umwuka wawe birahamanya. Doge umwuka uvuye kuri pasi ugomba kuhamanya n'uwawe ukabona ko uvuye ku Mana. Niba utabasera kuzibinyuranyije umwaka mwinshi mubwire ngo bishoboke ko tibarenze neza ibi ni sisa gakoka ibakera kandi bakemera kandi batubwiye izi ndari z'icyubahiro izi ni iz'abakozi nimba atagiye gukorera abana agiye kuba gukorera abana twamara twebwe tuba tubibona ngaho gukorera abana tukabibona n'icyubahiro ukabukemera icyo utari cyo. Hajya rero uradindiye urazimiye ni umuntu watakaye. Niba umwana wakoreye ibiro bimuruta arapfa no gupfa yanze gushobora gupfa. None se baguteretseho umufuka w'ibiro 50 si ugupfa babuze umufuka we abenshi ntaho bapfa. Ariko ikizi ni umukristo wumve itimana wumve ko byamanye n'umwuka wawe icyo pasiteri avuga wumve ko byamanye n'umwuka wawe icyo nziza
gasubira kugarura kuri iyo mafi bwo kwinjira mu muhamagaro kugira nyine muri sekta rero no kubahamagara urumva ubaye nyine exit abagabo kugira ngo yitwe pasiteri yinjire mu muhamagaro wa pastorali nuko twamusengeye tukamwibikaho iki tukamusukaho amavuta wa muhamagaro ntabwo utangiye uvuga uti gusukaho amavuta twatangiye ibimenyetso bigaragaza umuhamagaro bitangarisha buri mu byumva natwe tukabibona ariko winjira mu muhamagaro igihe wasengewe ugahabwa uburenganzira bwo gukora uwo muhamagaro kubera ko byatangiye ubikora mu buryo bw'ubukoranabushake winjiye mu rusengero urumva umuhamagaro w'ubudiyakoni ubona intebe zimeze nabi kubera wa muhamagaro urimo uraje utunganya intebe ukora ku rusengero uko ukomeza kugenda ukora wa muhamagaro ukoresha bya shyaka rikurimo niko imana ikomeza kugutiza bya shyaka n'abayobozi bakakubona ko izi nshingano wamunaze gute arazishoboye tukaguha muri sinzi ukuntu babyita mu buryo bwerekeye inshingano tukazigwegera ariko umuhamagaro wowe waratangiye kera ariko wabuze ngo niryo ari umuntu yinjira mu muhamagaro wewe igihe wemerewe nyine guhabwa inshingano zawe ugiye gukorera sibyo yes nibyo gusa imana ibaho umugisha ndakeka dushoje tuzasubira amasigaye si kwa mwarimu